Muraho neza bavandimwe, ndabasuhuje cyane. Uyu munsi mbahaye ikaze kuri Hari 250 TV, aho tugiye kumva neza impamvu eshanu zituma abantu batabasha kuvuga imbere y'abandi, ariko kandi tuze tugaragaza n'iki cyabasha kubivanaho ku buryo nawe ubasha kuvugira imbere y'abandi ukumva umeze neza. Muri izo mpamvu rero zitandukanye zirimo gutuma abantu batabasha kuvugira imbere y'abandi, harimo icya mbere gikabije ndetse n'ubwoba. Buriya abantu benshi bagira ubwoba bwinshi, noneho yari imbere y'abandi agira ubwoba bwinshi azi yuko abo bantu bari bumuseke bitewe n'uko wenda hari uburyo atari bubikore neza. Ubwo bwoba rero abantu bagira babugira kubera ko babona ari abantu benshi bahari kandi akaba atabasha kuvugira imbere y'abantu benshi cyane. Ibyo bintu rero kubera ko tubizi ko bikunda kubaho, hari uburyo bwo kubikemura kandi butandukanye. Niba utinya kujya imbere y'abantu benshi, gerageza byibuze utangire uvugira imbere y'abantu bake. Dufate inshuti zawe 2-3, dufate umuryango wawe igihe muri kumwe, gerageza uvuge kandi uvuge mu buryo butuma umuntu yumva ko nyine kuvuga ibintu bizima. Nuko uzagenda uvugira imbere y'abantu bagiye batandukanye, ugenda wongera ingano y'abo uvugana nabo, bizaguha gushira ubwoba imbere y'abantu benshi. Rero biragusaba ko uzategura neza uhereye ku nshuti zawe n'umuryango. Ikindi cya kabiri cyagufasha kugira ngo bivemo ni ugufata umwanya wo guhumeka neza mbere yo kuvuga. Hari ukuntu umuntu ajya kuvuga afite pressure, yumva atameze neza, akagenda agatangira akavuga adahumeka neza. Ibyo rero ntabwo ari byiza. Bigusaba ko wafata umwanya ugahumeka neza, ugatuza, ukabona kuvuga, ubwoba buhita bushira. Kuko iyo ugiye imbere y'abantu benshi utabimenyereye, usa nkaho wumva guhumeka guhagaze. Rero ufata umwanya mutoya wo guhumeka, ubanza uhumeke neza ubone kuvuga. Ikindi cya gatatu wakora kugira ngo wirinde ubwoba, ni uko wakibwira ko amakosa wakoze mu gihe cyashize ari ibintu bisanzwe, ni ibintu bishoboka. Ibyo rero ni ibintu bishoboka kubera yuko ntabwo ari wowe wenyine waba ukoze amakosa, n'abandi barayakora. Wumva n'abantu benshi ari kuri public speech cyangwa se babwira abantu bakora amakosa mu buryo butandukanye. Nawe uri ugomba kwibwira ko amakosa ari ibintu bisanzwe kandi nta muntu utayakora. Icyo gihe bizagufasha kuva mu bwoba. Ikindi cya kabiri gituma abantu batabasha kuvugira imbere y'abantu benshi, babura icyizere, self confidence iba ntayihari. Rero iyo umuntu yumva ko atashoboye cyangwa ibyo agiye kuvuga bidafite agaciro cyane, ahangaha niho batangiye kwigira icyizere gikeya, bitera ikibazo. Rero niyo mpamvu ushobora gusanga abantu benshi batakwemera kujya kuvugira imbere y'abantu. Uburyo bwo kubikemura rero nta bundi, ugomba kwiyibutsa cyane nawe ko ufite ubumenyi kandi ibitekerezo byawe bifite agaciro. Icyo nicyo cya mbere. Icya kabiri, ugomba kwitegura neza ibyo ugiye kuvuga. Ntugende gusa biri aho ngaho, ahubwo ukabanza ukabate hari ibyo ngiye kuvuga bifite uwuhe murongo, bifite impact yihe, nanjye ndacalenjinga gute abandi, ese ibyo mbacalenjinga bifite umurongo muzima, nibabwira ari bafite gahunda. Nyine utegure neza ibyo ugiye kuvuga. Icya gatatu, ugomba gutangira ugomba kugira ibyo uvuga, ariko cyane cyane ukagira ibyo uvuga ugenda buhoro buhoro, cyangwa se ugatangira gake gake. Reka mbivuge neza. Ni ukuvuga ngo niba ugiye kubikora, ushobora gutangira buhoro buhoro mbere yuko ukomeza kugira imbaraga cyane, kwa kuntu umuntu avuga yihuta, ariko utangira gake gake, ugenda uvuga bike bike, noneho uze kuzamuka cyane. Ibyo bintu bizagufasha cyane. Ikintu cya gatatu gikomeye gituma abantu batabasha kuvugira imbere y'abantu benshi, ni uko ntabwo bafite imyitozo ihagije cyangwa se imyiteguro ihagije. Nimvuga ngo imyiteguro ihagije, ni kwa kundi umuntu ajya kuvugira imbere y'abantu atazi neza icyo agiye kuvuga. Biragorana kuko ntabwo wabwira abantu ibintu nawe utazi, byanze bikunze. Bisaba ko uba ufite ubumenyi kuri ibyo bintu ndetse uzi ingingo z'ingenzi, wateguye ingingo z'ingenzi. Ibi bintu rero nta kindi cyabivanaho. Uburyo bwo kubikemura ni uko nyine utegura, ukavuga ngo ngiye gukora ibi bintu, ukandika ingingo z'ingenzi uri buze kuvuga. Ibi bintu bizagufasha cyane cyane cyane. Niyo waba uri umuntu ugira ubwoba bungana iki, niyo waba uri umuntu ufite icyizere bingana iki, iyo ufite ingingo z'ingenzi wateguye uri buvugire imbere y'abantu, byanze bikunze birakunda. Rero ikindi ni gukora practice cyangwa se gukora imyitozo kenshi yo kubasha kuvugira imbere y'abantu, ukabasha kugira ahantu ujya ukavuga ibi ngibi kuri iyi ngingo nabivuga gutya. Ibi ngibi nabyo bizagufasha. Ikintu cya kane rero gituma abantu batabasha kuvugira imbere y'abantu, ari uguhangayika cyane. Guhangayika cyane ni nka cya gihe ugera imbere y'abantu ukumva ibyo byakurenze, ukumva umutima ntutera neza, ukumva ibibazo byabaye ibibazo, ukumva n'ibyo ugiye kuvuga ntibabyumva, nyine ukabona ibibazo byabaye ibibazo. Ahangaha rero bizagorana cyane. Aha bisaba yuko utuza.
iyo udatuje byanze bikunze ugiye kuvuga bitakaza agaciro, uba wumva utabishoboye, uba wahangayitse. Nawe urabizi, namwe muzarebe, hari abantu bajya kuvugira imbere y'abandi, nawe ubwawe ushobora kuba agiye kuvugira imbere y'abandi cyangwa ugiye kuvugira imbere y'abandi ukumva icyuya kirakurenze, kumva kiramanutse, ariko ndabizi neza ko uko guhangayika cyane ushobora gutuma bitagenda neza. Rero birasaba gukora imyitozo yo guhumeka neza kugira ngo biveho, nyine deep breath ka kandi kagufasha kumva uri guhumeka neza. Ugende wicara utekereze, uhumeke neza, wumve nta kintu na kimwe cyagucanga. Kandi ikindi bisaba yuko ugira icyizere cy'uko icyo uzavuga bizagenda neza. Ako ni akandi kantu kagufasha. Ugomba kwitoza kandi kuvugira mu matsinda mato mato imbere y'abantu bakeya cyangwa se abantu bake cyane, ku buryo ugenda uzamuka ukazagera aho uvugira ku matsinda manini cyangwa se imbere y'abantu benshi. Ibyo ngibyo nabyo ni ibintu byagufasha kugira ngo ubeho udafite guhangayika muri wowe, ko guhangayika bituruka muri bwa bwose twabonye hejuru. Icya gatanu, abantu bagira icyo bita, niba nabyita nk'uburambe bubi bw'ibyababayeho cyangwa se ingaruka z'ibyababayeho. Ushobora kuba waragiye ahantu ukavuga ibintu ukagira gute, ariko bikagutera isoni, bikagukoza isoni, ukabivuga nabi, ukabikora nabi, noneho byarangira ayo magambo wavuze, ibyo bintu byose byakubaye bigatuma wumva ubwo burambe bubi bwakubayeho, wumva buguteye ubwoba, bigatuma n'imbere y'abantu utabasha kuvuga. Ndagusaba kugira ngo rero kugira ngo bikemuke, wemere ibyabaye ariko ntibikugenzure, kuko kugenzurwa n'ibyashize biba ari ikibazo. Nta muntu udakora amakosa, buri wese yakora amakosa, ariko reba ibyabaye inyuma yawe, ibyo ngibyo byararangiye, ahubwo reka ngende imbere. Ako ngako kazagufasha cyane kandi kazatuma wumva ko utangiye kwigarura icyizere. Kandi ikindi uzakora ni uko uzagerageza kwiga kuvuga imbere y'abantu ariko ukoresheje ibidukikije. Mbega uragenda ujye hariya uvuge ati njyewe uyu munsi ibi n'ibi, use nk'uwateguye speech, noneho icyo ngicyo nacyo kizagufasha, bizakongera icyizere, bigufashe cyane. Ikindi ni uko uzasaba ubufasha mu barimu, mu nshuti zawe n'abajyanama, bakugira inama, bakubwire wakabaye ukora gutya, wakabaye ukora ibi ngibi. Mbega dufate urugero kandi rworoheje, niba ushaka kuvugira imbere y'abantu speech nziza cyangwa ijambo ryiza, uragenda ujya imbere y'abantu bakeya cyangwa se 2 cyangwa 3, ubabwire ngo mumbwire aho ndi buze gukosora. Aho ngaho rero abo baraza kugufasha. Nibagufasha biratuma umenya neza ibyo ukwiriye gukora. Turi kugana ku musozo, reka mbabwire yuko ibi byose tuvuze ni bike mu bihari, ariko dukwiye kurwanya kino kintu cyo kutabasha kuvugira imbere y'abandi. Nzagaruka n'igice cya kabiri mbabwira neza n'ibindi bitandukanye bishobora kutwereka ibintu bishobora gutuma tutabasha kuvugira imbere y'abandi. Hari ukuntu umuntu ashobora kugira ubwoba bavukana muri ubwo bwoba bwa kera, hari ukuntu umuntu ashobora kumva ko ari umukene bikabije. Ibyo byose ni izindi mpamvu nzagarura mu kiganiro cya kabiri gikurikira iki ngiki. Iyi ngiyi ni part 1 y'impamvu abantu badashobora kuvugira imbere y'abantu, ndetse bakaba babasha no kwicara bakumva nta nubwo bizanashoboka. Ariko uko ndi kugenda zivuga, uri kumva ko ngenda nzana n'ibisubizo bya buri mpamvu. Rero reka tube hano, kandi ukore subscribe, ukore like na share kugira ngo n'abandi bumve ibi bintu, ndetse no kugira ngo n'ibindi biganiro bizajya biza ujye ubasha kubyumva neza kandi nzi ko bizagufasha. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza. Imana ibandinde, ndabakunda cyane.